na noneho ubu ngubu ninjye nawe wari warambesha cyane uhugira muri ayo ngayo shaka kurama gakeya na byazi tomaci byose ukabanza ukabinegere kuri kw'Imana ugerageza nawe utume nishi buriya rero ikintu kinatuma abagabo bava mu rugo umugabo arakubwira ukanga kumva ugasanga yigire kundi mubona ari kwisabira bya bintu wabimwimye uhite ubifata kwa kundi ugomba ubikore rwose ibyo bintu by'inkono uba ugomba kubikora ubundi noneho najya mba ndi kwizemera bya furo bya bintu biturika ngo po Jesus is Lord. ariko urabikunda none se ahubwo mu kanya urajya kungurira kamwe nakugura ahubwo waragura nka agura tubiri musomyeho kamwe noneho nanjye ejo bundi ninge nawe cyangwa no mu buriri ubundi umukobwa mwiza ubu ufite ibisurisho nk'ibi noneho afite n'ibiguru by'ibitezi usanga niyo baba bagwanira nuko narabivuze bagira umusatsi ariko buriya ntabwo baba bazi banga What do we have this? ibanga ku mukobwa bagitonda ubwira ijambo umugabo avuze hana wa mugabo urwanira n'ikijumba n'umugore mu nkono Yesu! kirazira kikaziriza ubundi umugabo mwiza aragenda akicara ku meza akabihasanga baza afite pana kuzajya ujya mu ziko urwanira n'umugore ibijumba ubwo urumva byakugeza ahantu byakugeza rwose undi no gushora no kutamisha uraryoha noneho rero sheri tubibonye ibi bintu bikorwa tugiye kubishyira mu gihe Apostle, we have this. wirinda abagabo bari hanze aha Keep abagabo quiet. bari hanze aha barashoboye Yesu! bakujyana nkasigara nkanuye bya bibwa bitwara abantu hariya n'ibigufa ugasanga nanjye barakunywa urumva nabigenza naho neza nihamagara ariko ntugire ngo ngiye mu muciro hajya banyuzamo gutya bagahamagara haro ese wanzaniye akabyera aho ngaho ihera sheri wanjye urangeraho iminota ingahe urangeraho iminota ingahe 15 yaba ari myinshi umugore amaze kumakeya none uri kumbwira ngo urangeraho iminota 15 ubu baguka ahubwo iminota 3 njyewe niyo nguhaye noneho sheri ibintu tugiye kubikora nta bintu tugiye kuza nta bintu bibishurika wa mugabo ko ndeba ari gutinda wa mugabo natumye kabyeri ko ndeba ari gutinda none katari kuza ariko ubu ngubu ageze hariya haruguru nukuri ubu ngubu wasanga agiye kunkomangira ku nzu ngo kandi yatinze ndamwishyura rimwe irindi turugomba kurinywera ubuntu kuko niwe araba yabitse noneho sheri abahungu b'iki gihe ntubishime bazagukoza isoni nimba ubundi uhisemo igisore cyiza nkanjye Yesu! ubundi uzamugire kugira kuri umwe bivuga ngo nuriya ni mwiza ngo uramubonye none uyu nguyu ateye umugore wawe none umugore wawe namukuye mu nzu yawe umugore wawe nkamamagara papa wawe banze wowe papa we ngiye ku kazi tuvuganye ko ngo size ku gipangu cyanjye wowe uraje none n'umukozi uziga ku gipangu nyine n'umukozi uziga ahubwo ndagukubita umugore wawe rwose yananiye musanganye n'abahungu wagira ngo ni ikiguri cy'inoze ni abahungu none urananiye reka muguhe umva aho mugiye
none urashinzwe kumenya aho tugiye. Oya niko sha mata wewe ni gute wanagusiga ku rugo ugasigara ujya ku kazi Ereko uramubwira ngo niko shamba dawe ukagira ngo nuwawe. oya Agufashe iki? oya ubwo bone murekwe Ariko ibiki? mugane wamurekwe None nuwawe. jana mukoya akira telefone y'abakozi wewe nugera muhira uribona muhamagara niko wewe uzajifatira umugore wanje mujyane uyu namukoye amafaranga wa mwana None nuwawe. namukoye amafaranga menshi ava huko natagukubita None sheri. Oya. Yewe warusanze nta kintu. mwana utajyangwe je n'amafaranga banana None ni yawe. wabonye isize telefone muheraza iyi ni radio se wabonye yiba yitadunda wa mwana Will you keep quiet? Iyi none akaka makeya we nugafata telefone twebwe twambara imyenda ya miliyoni ukazana akantu kateze Yesu! ariko wamubonye umwifunga bari ugategeka none nuwawe. uwanje Ariko buja wamubonye iyi ngo none se sheri. Wibagiwe sheri inyandiko. sheri Wibagiwe inzandiko Ngo sheri. twaraye dusiye. wowe urafata umuntu wambaye iki kintu wararangije ufite diplome zawe ugafata umuntu wambaye isekuru kwe None uyu muhini uvuye wa hehe? mwana we Umuntu atoragura rugabire oya twambara inkweto za bitatu. iyi nkweto iva muri nyungwe mu giti cyitwa inzoka y'akagerana wayibonye banditseho extra prima Kiba cyambaye rugabire ziriya batoragura muri telefone ribo. ihagaze miliyoni 5 wowe ukarugira Ariko koko ndabibonye. wamubonye amapeta bafite Bajya bavuga ngo uremeye ko bakujyana wibagiwe inzandiko twaraye dusiye muhira. None uwo rero ntakujyana. Ubundi se nk'iki ngiki reba kiba cyambaye amasekuru. Ubu kiba giteye ubonye ariko umuhagarara mbamagara umuhagarara se uzahagarara nk'umunara se uzahagarara ariko wowe uvuga mu mutwe jeba nifashe wa mwana ariko koko bajya bavuga ngo inziramire zitwara abagore b'abandi zirahari wawe ko kutayuturuka ushatse we nahita ngufungisha ugatinyuka kujya ku muntu wize ufite amadiplome n'ayandi yose w'umupaka noneho we wagarukiye mu wakanga jewe ufite kaminuza mvandaga jewe mpamagariye isi yose ariko ubundi kuki ubuzara bw'iki gihe bushaka gutwara abagore b'abandi bwitwaza ko bufite za mataki aka kantu babaza kuba wacanga oya ntabwo ndi icyana kivuga fanda ariko ugira ko mba ndi kumwe n'umugore wanjye we ntukanyita fanda none uri kumva ndayifungira oya iki ntabwo kivuga dore umuzigo wa mwana we no ku buriri haravuga muzajya muvugira ku buriri urugo rwanyu rurinde rusenyuka ngo muri kuvugira ku buriri maze na fone twebwe wakoresha iyi biba bihuje bluetooth yes kane gatanu ariko se iyi wayihuza smart uhagaze wayibonye smart wazibonye izi ni smart wa mwana erega mufite za mataci muzajya muza mutwara abagore none se wari wamwongoshesheje iki wamwongoshesheje none urashaka kugira ngo umenye ibanga oya ntabwo n'umutoma shawe ceceka hataba hari abantu bana babonye we none bujya hepfo ariko urangu wiri gusebya ngo ngo nambaye bodaboda none n'amatelefone n'amataci barayagana none ubundi mugabo nkamwe ntawe butaho wasanga wanamusarishije dore ubundi wakambara none nkamusarisha wambaye wantwara umugore n'ibituka uramujyana ntabwo none afite smart ihagaze miliyoni none kuyifite ukaba utamujyana oya ndamujyana n'ubundi nasubiye ariko kujya guteka kijyanye n'abandi basirimu banje ku kabari uramujyana ntuzibeshye kunyara ku kabari sibyo imbere maze urafata umugore agakora kimwe reka muri kumugwanira abakobwa sha mweka murashaje ama umfase ubundi we karaka kikagesha cyangwa umugore ariko twebwe ufite smart nagari kwa ni wa mugore wa uriya wa undi kwa kazi genda sha umugwanira abakobwa ariko nyine kumva